tubaha ikaze nanone kuri Big Move aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Kuri uyu munsi ni iki kiri kuvugwa cyangwa se ni iki kiri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga? Ndagira ngo uyu mugabo abantu benshi murimo kugenda mumubona, amazina y'ubundi yitwa Albert, akaba ari umuyobozi cyangwa se akaba ari nyiri Contact FM ndetse na nyiri Contact TV, gusa kuri ubu ngubu itarimo gukora neza cyane. Ariko ubwo uyu mugabo ejo rero ku munsi w'ejo hashize ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubwo yari arimo kuganira n'itangazamakuru yagarutse ku kibazo cya Minisita Olivier Nduhungirehe ndetse n'ikibazo cya Mutesi Scovia. Ariko no mugabo yagarutse arimo kunganira Minisita Olivier Nduhungirehe ku kibazo cyiwe nyine, ubwo Perezida yari arimo kugaruka ku kibazo cya Mutesi Scovia ndetse na Olivier Nduhungirehe begeze kugirana mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo bita Albert rero yaje asubizanya kuba Perezida wa Repubulika, aramubwira ati yabayeho kutumva neza kwa Mutesi Scovia kw'ibyo Minisita Olivier Nduhungirehe yari yanditse. Rero Minisita Olivier Nduhungirehe arangije aramubwira ati menye utabyumvishije neza. Rero uwo mugabo bita Albert akimara kuvuga iryo jambo, abantu benshi bafashe ako gace barangije baragakata. Ndagira ngo mwumve uburyo ki yabivuzemo ndetse n'uburyo ki abantu bafashe ku kantu bakagakata bakabyumvikanisha yuko yari ari kubwira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, amubwira yuko ngo atazi igifaransa, gusa we yari arimo gusobanura ibyo Minisita nyine yari arimo kubwira Mutesi Scovia, bitandukanye n'ibyo abantu benshi bagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko uyu mugabo bita Albert yari arimo kubwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika yuko yaba atumva igifaransa. Ndagira ngo mwumve ibyo uyu mugabo bita Albert yavuze ndetse n'ako gace nyuma yaho baje gukata barimo kugenda bakwirakwiza bavuga yuko no mugabo yabwiye Perezida wa Repubulika yuko atumva igifaransa neza. No, ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu Minisita avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu Kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuza igifaransa mu Kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni Minisita nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yari ari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari? Ntabwo yari ahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuga ko Perezida yari ahari kandi atari ahari. Niho substance iri gusa. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa. Ndagira ngo murabyumvishije neza. Uno mugabo bita Albert yaravuze ngo ati rero Minisita yabwiye Mutesi Scovia ati nawe impamvu bibaye nuko utumvishije neza icyo gifaransa. Mushatse kuvuga rero uno mugabo amagambo yari arimo kuvuga ntabwo yari arimo kubwira Perezida, amubwira ati impamvu urimo kuvuga ibyo ngibyo nuko utumvishije neza icyo gifaransa. Ntabwo ari ibyo ngibyo uno mugabo yarashatse kuvuga, ahubwo yarashatse kuvuga yuko uno Minisita Olivier Nduhungirehe yabwiye Mutesi Scovia ati impamvu urimo gusobanura ibyo ngibyo nuko utarimo kumva igifaransa neza. Bitandukanye n'amagambo rero abantu benshi barimo kugenda bavuga yuko uno mugabo bita Albert yabwiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yuko ngo impamvu urimo kuvuga ibyo ngibyo ngo nuko utumvishije igifaransa neza. Ibyo ngibyo rwose ntabwo ari uko nguko bimeze. Rero agace barimo kugenda abantu benshi bagenda bakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, akaba ari akangaka barimo kugenda bavuga ati uno mugabo arasuzugura, uno mugabo aramenyera Perezida wa Repubulika, avuga yuko ngo Perezida atumva igifaransa neza. Ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri. Ndagira ngo abantu benshi bagiye bumva icyo kiganiro bakakirangiza, ntabwo ari uko nguko byari bimeze rwose. Mureke gukwirakwiza ibihuha muvuga yuko uno mugabo yabwiye Perezida yuko ngo atumva igifaransa. Iyi ni Big Move, kora subscribe ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bigiye
bitandukanye ndetse n'ibintu by'ubwenge nabyo biragenda bikugeraho umunsi ku munsi. nawe impamvu bibaye ni uko utumvise neza icyo gifaransa. ariko Albert urumva nawe ari we ari na